kampani nayitangiye 2016 ubwo nari umunyeshuri niga muri kaminuza. Nibwo natangiye nkora utuntu two dukoma tw'amasaro, abantu barabikunda. Ngeze aho ngaho nza gufata training zikora ibindi bintu bigendanye n'amasaro. Uyu munsi rero turi muri expo, twasanze jeune, reka tumuhe umwanya atangira twibwira, turaza gukomeza tumubaza n'ibyo akora. Muraho neza. Watangiye twibwira? Nitwa Nyiribakwe Viateur, kampani yanjye yitwa Nivia Building Art, ikabikora ubukorikori bushingiye ku masaro. Muri make dukora ibintu byose bishingiye ku masaro, nta bindi bintu tuvangamo. None se Viateur, ko ahanga hari ibintu byinshi bitandukanye, ubundi kampani wayitekereje ute, wayitangiye ryari? Dusangiza umushinga wawe ukomeze. Umushinga wanjye kampani nayitangiye 2016 ubwo nari umunyeshuri niga muri kaminuza. Nibwo natangiye nkora utuntu two dukoma tw'amasaro, abantu barabikunda. Ngeze aho ngaho nza gufata training zikora ibindi bintu bigendanye n'amasaro, nk'ibi ngibi, amatebo mati, amasupra n'ibindi bitandukanye n'ibiseke. Nyuma mbona nabyo bitangiye kugenda bikundwa, ndavuga reka mbyagure, no mitamo gushinga akantu kameze nk'agashuri training center, ntangira kubyigisha abantu ku buryo ngubu dufite abantu basigaye babikora mu buzima bwa buri munsi. None se Viateur, muri kaminuza warize iki? Nari nize travel and tourism management. Wize travel and tourism, none uri muri akora ibintu by'amasaro. Hari ibintu twese tujya twumva urubyiruko ruvuga ko igishoro ari ingorabahizi. Wowe wakuye he igishoro ko wumva wari ukirangiza kaminuza? Wabigenje ute? Amafaranga wayakuye? Igishoro urumva kubera ibingibi nahere ku bintu bidasaba igishoro kinini. Nk'ibi ubona byo gukora udukomo, washobora gushora ibihumbi 30-50, ugakuramo amafaranga yikubye, ukabakuramo mu bihumbi 90-100. Nyuma rero urumva nagiye naguka uko ngenda ntera imbere, mbona imbaraga zibasha gukora ibindi. Uretse ko hari na competition yitabiriye za Youth Connect Award, aho naje muri ba rwiyemezamirimo 50 beza 2019, baduhengereye ibihumbi bigera kuri 500. Nabyo byaraje byiyongeraho, turazamuka. None se nkari amasupra ndabona nimo n'inigi utuntu two ku maboko, ibi byose muri make byatangiye kwinjiriza amafaranga? Uretse iyo competition ariko uranagurisha ukabona amafaranga? Ibi ngibi byose byatangiye kwinjiza amafaranga, ndagurisha, mba mfite amakomande. Kundibuka nka kapraki igikora neza, najyaga nyiranguza mu mujyi, hari abandi bantu naranguzaga, hari n'abandi bacuruzi ba Nyabugogo bazaga bakandangurira. None se nk'ubu ngubu ibiciro hano muri expo niho tugusanze, ibiciro bya hano muri expo byifashe gute? Muri expo nta dusa nkaho ahubwo tuba twagabanyije, kubera ko tuba expectinga ko dushobora kubona abantu benshi. Hanyuma atari muri expo ubundi mukorera hehe? Atari muri expo ubu ni nkorera Kicukiro, ahazwi nka Ziniya. Tutakugoye wagenda wakora ku bintu byawe bimwe na bimwe, ukatubwira uti iki ngiki cyitwa gutya, iki cyitwa gutya, abanshaka basanga muri expo gutyo, tubwira ibikoresho ufite ngaha, utubwire amazina yabyo maze abantu babibone, kandi ndetse na utubwire wabwira ahantu wabisanga, wabwire nuko byitwa nicyo bikora, kugira ngo umuntu aze kugura ikintu azi ngo gikora gutya, cyitwa gutya. Yego, iyi ni table mat, ushobora kuyishyira ku meza ku buryo uzajya utereka ibintu byawe imeza yawe ikaba itabasha kwangirika. Nk'iyi ni ikarita nayo ushobora kuyitegura ku meza, ariko ushobora no kuyishyira ku gikuta ikaba nk'umutako. Hano hari n'utundi tuntu abantu bakunda gutaka. Muzika imigongo ni ikintu kigezweho mu Rwanda. Ubundi tumenyereye imigongo ishushanyije, ariko iyi ni imigongo dushobora gukora mu masaro. Ushobora kuduha komande tukagukorera amatebo mati y'imigongo, cyangwa washaka utugongo two gutaka mu nzu twatugukorera. Tugira amashakoshi
tugira amashakoshi, hari abantu bakunda ibintu bikoze mu biti n'iki, ugasanga nk'izo shakoshi ntiwapfa kuzibona, nazo turazigukorera, utubwira design ushaka tukayigukorera. Hari abantu banga ibintu by'akavuyo mu cyumba cyabo, dufite utuntu ushobora gushyiramo utunicklesi, utuno tubiju twose uba waguze, tugufasha kubibika neza tuno tubox, ubwabyo ni n'umutako mu cyumba cyawe. Ushobora kutubwira n'ijambo wifuza tukarikwandikira mu kantu k'umuteguro, nk'ubu nk'uyu nguyu yari yatubwiye ngo tumwandikiremo put Jesus first. Dugira n'andi mashakoshi, aya ngaya abantu bo muri bakunda guhaha utuntu two muri supermarket barayakunda, nayo bari kuyakunda cyane, ni mashyashya, ni design nshyashya. Ibindi ni ibinigi, abantu bakunda ibinigi, ibikomo, nk'uko mubibona byose birahari. None se Viateur, iryo shuri watangije ubona hari ikintu riri gufasha abo bana watangiye guha ubumenyi? Hari ikintu kibafasha kinini, kuko nk'ubu ngubu harimo umwe yahoze anyereka komanda afite y'ibihumbi bigera mu 120, yahoze anyohereza amafoto. Hari n'undi nawe ibintu ndi ku expose aha ngaha, no gutyo ndi hano asigara akora akabinyohereza, iyo ncuruje nawe abona amafaranga kandi yari umushomeri. Hanyuma kugira ngo ujye mu ishuri bisaba iki? Umuntu ajye mu ishuri ryawe, ababyeyi bumvise ko bishobora kuba bigira umumaro bashaka kuza mu ishuri ryawe, bisaba iki? Ntabwo ari ibintu bigoye kugira ngo ujye mu ishuri ryanjye, uhitamo nimba uvuze ati ngiye kwiga ibintu runaka wakunze kuruta ibindi, buri kintu kimwe ukigira 60,000. Urugero ushobora kuvuga ngo ugende ndiga ibintu bigendanye n'amasakoshi n'amatebomati, ni 60,000. No wishatse kubyiga byose ni 120,000, ubyiga mu mezi 3. Reka kugira ngo ukomeze ucuruze tukureke, ariko twasoza ugira inama urubyiruko kugira ngo ubatinyure. Nawe urumva ko watangiye ukiri muto, biragaragara ko uri umujene. Gira inama urubyiruko, abantu bavuga ngo ubuzima burakomeye nta kintu nakora, gira ikintu babwira muri make. Ikintu nababwira, ubuzima bwo buhora bukomeye nta n'igihe bujya bworoha. Icy'ingenzi rero ni uko umuntu agomba guhora akomeye kugira ngo abashe kubutsinda. Rero ikintu nabagiraho inama ni uko bakora bakirinda cya kintu cyo kuvuga ngo barambona gute, tukiyifuza imirimo ya VIP kandi ntabwo wayigeraho utabanje kugira ubwitange ugira nk'umuntu. Rero buri kintu cyose kirinjiza. Andi mahirwe dufite ni uko iyo igihugu gishyigikira umuntu wese ushatse gukora, dufite amahirwe menshi cyane. Nakangurira buri wese kugira imbaraga zo gukuza ibitekerezo afite, ibindi byose azabibona imbere. Yirinde ibintu byo kuvuga ngo gusaba akazi ari igihe unagasaba ukakabura, ariko iyo ugasaba ufite ibindi watangiye akabaza ukaba ushaka kandi kazagufasha kugira ngo byagure, cyangwa byaba ngombwa nawe ugaha abandi imirimo. Urakoze cyane. Ubwo bagushaka bagusanga Ziniya mu gihe expo yabirangiye, ariko muri iki gihe cya expo bagusanga hano muri stand ya Youth Council. Noneho kugira ngo abantu bakomeze bakubone, wabaha aho bagusanga, ukabaha nimero zawe za telefone. Nimero zanjye za telefone ni 078 464 64 99. Urakoze cyane. Urakoze namwe.